Maze ko mani njye narabivuze abantu bakajya bagira ngo ni blague ariko ngiye abantu bazaga iwanjye bakambwira ngo bazanyica ngo kubera ngo music. Nese wowe nge ntekereza yuko ariko wenda wa mugani wowe utakwiye kubifata nk'impuhwe. Kubera ko music niba abantu bayishaka se kubera iki ari yo yabaye ikibazo. Ese reka nkubaze. Uramutse ugarutse mu Rwanda wabasha kubindyarya? Yanjye ntago nzigera mbindyarya Chita, ntago nzabindyarya ibintu ntago nzabishobora. None ubu ushaka kugaruka mu Rwanda gukora iki? None se ninde wabwiye ikintu ushobora kumubaza, ashobora kumubaza ati ushobora kugaruka ukamenya kubana n'indyarya. Ntabwo byakunda, ntabwo wabana n'indyarya utari indyarya nawe. None se niba umuntu niba umuntu nta kigenda. Thank you Nadi, thank you man. Yo umva Chita, numva yago tukiri kumubura. Oya ntacyo bitwaye, mujye mwubaha amahitamo y'umuntu. Erega nabyo ni ikibazo dufite muri showbiz, aho dutegeka umuntu kubaho uko twebwe dushaka. Miss Jojo ntamaze more than 10 years adakora music. Ngiye nigiriye kubaho neza uko nshaka. Yago Miss Jojo nturebe igihe amaze adakora umuziki. Nese ibyo akora byaranze kubera ko adakora umuziki. Thank you Prophet. Man, rero ngewe Chita nishakiraga amahoro man, nishakiraga amahoro, ifitiye amahoro, ndarya nkaryama noneho nkanarota badeki. Rero niba badeki ni iki man? Ushobora kuri bivuze ngo ubaye iki? Obadeki yego. So rero cyakoze yagoye akankubwira turi guhomba byinshi kabisa kuba tutagufite muri showbiz wallahi pe. Nawe arabibona urumva. Ngego ibyo yavuze kuri showbiz yo mu Rwanda ubu nibwo turi kubibona. Oya mwaratinze cyane. Nese ahubwo n'igihe yabivuze byari bihasaziye. Umwaka washize biba. Ngewe reka nkubwire Chita. Ubikora ukabirebana na famille yawe yonyine gusa. Ziri yavuye mu Rwanda na The Ben bakava mu Rwanda ku gihe cya Severant bakajya Uganda. Mani mujye mubwiza ukuri abanyarwanda, mujye mubwiza ukuri abafana banyu, mujye mubwiza ukuri abantu bakoresha internet. None si ibyo bintu bisobanuye iki music yanyu irimo iragana? Music yanyu irimo iragana Uganda cyangwa irimo music nyarwanda irimo iragana he niba ku munsi w'abakundanye nta muhanzi ukomeye mu Rwanda tuzi ufite igitaramo, ahubwo abahanzi bose bakisohokera igihugu? Uzaba urebeje ubundi mu kwibuka, uzaba ureba abahanzi bazaba batari mu Rwanda ukuntu bangana. Biriya byo ntabwo bikwiye. 9 nitugera mu kwa 4 uzaba ureba abahanzi bazasohoka mu Rwanda ukuntu bazaba bangana. Ariko se biriya byo ntabwo bikwiye. Hanyuma warenze kuvuga ngo music nyarwanda irimo iratera imbere, abahanzi babiri cyangwa bo mwapromotinze mugaragaza ko aribo bakomeye, mwebwe itangazamakuru rigafata abantu rikabashyira imbere rikabahanganisha rikabereka ko aribo bahambaye, bagafata andi ma generation ntitumenye ko hari abandi bana bahari. Abajene bitwa ba Element barimo baregukana ibihembo muri za Afrima Awards. Ni irihe tangazamakuru ririmo kubivugaho mu Rwanda, ririmo kubyandikaho bigatrendinga? Ntarimo gutrendinga ibindi bintu. Nusugu umuziki wacu murimo muravuga ko birimo kugenda gute se birimo biragana? Ariko rero yago nawe rero nubwo ubikora byombi icyo ngicyo ntabwo nkemeranyaho nawe. Ntabwo ari itegeko kuba promotinga, kubera yuko niba uyu munsi Bruce Melody, The Ben bishyura abanyamakuru bakabaha amafaranga yo kubahypinga kubera project baba bazanye, abo bandi bahanze uri kuvuga bakaba babanye nabi n'itangazamakuru, ntabwo uzambwire ko media izajya guhypinga umuntu ubanye nabi na media ngo nuko yakoze amakuru. Ntabwo media iri forced kubera ko atatanze ruswa, ntabwo abanye nabi na media kubera ko atakoze ibikorwa byiza. Aho ngo turi kumwe? Aho ntabwo turi kumwe. None se reka nkubaza. Uravuze wowe reka nkoresha imvugo yawe, uravuze ngo niba The Ben na Bruce Melody batanze amafaranga bakishyura abanyamakuru kugira ngo babahype. None se ni amakosa? Uwo muhanzi wundi nabana nabi n'itangazamakuru
ubwo uhise ubyerekana ko abanye nabi n'itangazamakuru kubera ko atabwishije abana nabi n'itangazamakuru ni uko hari ikintu atatanze The Ben na Bruce Melody batanze ahise ahinduka umwanzi. oya wanyumvishe nabi, reka nkubaze yago, reka nkubaze ikibazo cyoroshye sibyo. Gupromotinga abahanzi bo mu Rwanda kuri twebwe dufite online media n'iki byose ni itegeko? Ntabwo ari itegeko. None kubera iki mubigira rusange? Kuba Hanyuma nyine ushobora kubona nanone wowe tukira wakoze ntabwo ari itegeko. nyine umva nkubaze sibyo. Wowe ko njya promoting indirimbo zawe, hari na rimwe ruwansaba shout out? Ntabwo ndabikora. None se hari na rimwe nakubwira ngo shyiraho aya cyangwa agira gutya? Man, iyo ufite talent y'ibintu ukora birenze biri promotinga, ntabwo abahanzi bakeneye media ngo baba badanje. None se media house promotinga yago ni iyihe? Chita ngaho reka nkubaze ukiraho. No, ukiraho reka nkubaze. Njye ntabwo nzigera rwose mveba Ben na Melody kubera ukuntu bishyura abanyamakuru, haba harimo nabo babambuye. Ariko nanjye reka nkubaze rero ukiraho, sibyo? Ukiraho ngaho, umunyamakuru niba atahawe ibiceri n'umuhanzi kugira ngo promoting umuziki we, sibyo? Byemerera umunyamakuru kuba yagira statement akora kuri uwo munyamuziki nziza cyangwa mbi? Birabimwemerera we umunyamakuru kuba hari umuhanzi wamwishyuye, yamara kumwishyura akamukorera akazi, hanyuma noneho uwo munyamakuru we yemerewe kuba yakora statement nziza cyangwa mbi? Reka tuvuge mbi, tureke nziza. Yemerewe kuba yakora statement mbi kuri uwo muhanzi? Arabyemerewe cyangwa agabyemerewe? ni ukuvuga ngo rega ikibazo gihari ntabwo ari amafaranga, icyo cyo ugomba kubanza ikindi kibazo wari kubanza ukansubiza Chita, kubera ko impamvu ndimo ko banza umbaze ngusubize. Nakubajije ngo niba wagize ubushobozi bwo kwishyura amafaranga yo gukorerwa promotion, thank you Elvina, hakaba hari undi muhanzi utagize ubwo bushobozi, umunyamakuru yaba yemerewe kumukoraho statement mbi? Arabyemerewe umunyamakuru gukora statement mbi kuri uwo muhanzi wabuze ubushobozi bwo kumuha kugira ngo promoting umuziki we? Arabyemerewe umunyamakuru igihe yabitumwe n'uwo muhanzi wamwishyuye? Arabyemerewe igihe yabitumwe n'uwo muhanzi wamwishyuye. Wenda katuvuge ntabwo byemerewe, ahubwo yabitegetswe. Urugero bayitonze urugero, njyewe nshobora kuza kwishyura amafaranga ngohereza wenda 1,000,000 y'amanyarwanda yiza ngurira ni nsebereza Kivumbi, ukabikora? Yego. Njyewe ntabwo nabikora. Ni urugero nyine, hari ababikora, hari abishyurwa bakabikora. Hari ababikora kabisa. Oya, ndashaka ko kitari utubwira Chita, hari ababikora? Ndabizi neza ko babikora, nukenera ingero ndaziguha ahubwo. Okay. Chita yahoze atazivuga. Niba ibyo bintu rero bihari, none se reka nguhinge ikibazo kiri. Urugero, niba wowe umunyamakuru umuhanzi atigeze abona ubushobozi bwo kugira gute bwo kuguha, nawe ntabwo wemerewe kumukora statement mbi ku kazi ke kuri brand ye, kuko urimo uratanishinga brand ye kandi nta n'ubushobozi bwo kukwishyura. Noneho utaninze kuba none ugiye creating urwangano hagati yawe nawe kubera wa wundi wakwishyura hakurya. Yego, erega hari ikibazo nakubwiye nawe ubwawe uzi wirengagiza. Niba umuhanzi uzi neza ko yishyura abandi banyamakuru, ubwo nyine abo ngabo turi kubishingira ku bahanzi ariko badafite impano cyangwa se bafite hype, sibyo? Niba umuhanzi atishyura promotion kandi ugasanga ahandi arayishyura, noneho ukamusaba interview akanga kuza kandi ukabona ahandi arazikora, none uwo muhanzi ugasanga ahangayikishijwe nuko utamuvuga neza. Reka tubare ko ari umukobwa utereta. Ubwo yaba ari umukobwa utereta ushakaho urukundo, wamuvuga neza, wowe nta serivisi aguha. Kandi ikindi wibuke yuko hari umuhanzi muri iki gihugu ushobora kuguha interview bikakurutira kuguha amafaranga. Hanyuma Chita, wibuke ko nubwo turimo gukora business ko turimo turanubaka, sibyo mwavuze se? Sibyo mushaka ko ngaruka gukora? Mwavuze ngo tugaruka twubake, dukomeze twubake. None se Chita, ababifite mu biganza ntabwo bafite ubushake. Uwo muhanzi kuki umukoro statement mbi? Kuki umuhimbira? Rego ujye wibuka yuko hari abahanzi ibyo ngibyo babisaba media. Hari abahanzi bavugwa nabi babisabye media cyangwa se wenda babipanze kugira ngo izina rye rikomeze rivugwe
noneho twebwe twabirebera hanze tukabona ari bibi. Hari n'abahanzi barengana ukabona mu bantu izina rye bari kuritanishinga, ugasanga umuntu bari kumukorera bullying. Nkawe Yago wenda tugiranye ikibazo, aho kugira ngo mvuge nti wenda indirimbo iyi niyi waririmbye nabi cyangwa se iki gitero wakiririmbye wakaba byaragenze gutya na gutya, ugasanga umuntu agiye muri family yawe, ugasanga umuntu wakaba yasesengura ibintu biri bufasha abantu kuri wowe bishingiye ku bushobozi ufite, arimo arareba ibitagenda kandi bibi. Urumva, sometimes dukwiriye kwiga yuko ibintu bishoboka, ariko ntabwo itangazamakuru ari ryo rizazamura umuziki w'abanyarwanda. Umuziki w'abanyarwanda ubwawo urihagije, kandi n'ikimenyimenyi birashoboka ko dushobora kuba international. Iyo ufite talent, iyo ufite passion, iyo ibyo ukora ubishoboye, nta muntu n'uyu n'umwe wagufatiraho ijambo kugira ngo ube uwadanje. Wenda uwo muntu mushobora guhurira mu nzira, akagira icyo amara, akagira icyo yongera kuri wowe, akaguha hype, akagira gute, ariko burya a true talent ntabwo iba ikeneye hype, ntabwo iba ikeneye social media scandals. Ubu se umuhanzi witwa Mike Kayihura ninde umuzamura, ninde umupushinga hano mu Rwanda? Mike Kayihura bamubona abantu bamuri inyuma ngo interview, ngo tubwire ibikorwa byawe. Barumva Mike Kayihura ngo ari mu rukundo nande? Barumva Mike Kayihura ngo yapfuye, bya bindi abahanzi bahimba byo kubeshya ngo nawe yarapfiriye muri accident. Ariko Mike Kayihura is a good artist. Mike Kayihura rero amwumva ngo yashyizeho tatuwaje ya mama we, ngo yashyizeho tatuwaje ngo y'umunsi. No, Mike Kayihura ni umuhanzi wubashywe no mu mahanga. Ni urugero rutoya ngo uhaye rw'umuhanzi udafite iyo media wavugaga. Ntabwo ari itegeko ko media ihayipinga umuntu kugira ngo abe uwadanje igihe afite ibyo ashoboye. Chita nubwo utavuga Mike Kayihura na Kivumbi nawe nuko. Kivumbi akora amakuru atandukanye na Mike. Kandi ikindi Kivumbi bibuke ko akora collaborations nyinshi. Ko nta interview ajya ajyamo. Kubyo avuga ngo yasohoye indirimbo agiye kuyipromotinga. Uyu muntu witwa Unique aravuze ngo umuziki udafite social media ntaho wagera. Nyine nibyo navugaga, umuhanzi ashobora gukoresha social media ze zonyine zikamupromotinga. Hari umupeti, sinzi niba ari umupeti kuko taye wenda niko agaragara, witwa Fanta, ndamukunda cyane. Iyi Fanta yapromotinzwe n'uhe munyamakuru? Ahubwo ni na producer w'indirimbo. Nyine se ninde munyamakuru wamupromotinga? Indirimbo zose akora ari uzikorera. Wambwiye ko turimo tugana mu kanya ngo ko ari ibyo tutemeranya, nanjye hari ibyo tutemeranyaho kuri iyo ngingo, hari ibyo tutemeranya. Nyemerere rero nanjye unyumve. Ndasobanura uburyo nyine hype ya media yatuma umuhanzi abuwadanje kandi ari igiporoporo. Wari umaze oya wibijyana muri iyo mvugo. Hari indi statement twe turiho. Turimo rahindura ibintu cyane. Reka nkubaza, Chris Brown ari talented? Chris Brown ari talented cyane. Ese Chris Brown promotion yigize hagarara. Promotion ikorwa na Sony. Ugenda urebe budget bashyira kuri promotion y'umuhanzi witwa Chris Brown. Banze unyumve neza numva. Ni ukuvuga ngo iyi ni imvugo iri mu banyamuziki no mu bitabo byagiye byandikwa n'abanyamuziki, ivuga ngo discipline can discipline can beat talent when talent doesn't work. I don't know if you understand. Nuvuga ngo umuntu ashobora kuba ari talented, ariko umuntu uwo ari we wese, umuhanzi ahava akagera uwo ari we wese, yaba ari talented bingana gute, akenera ko abantu bamenyekanisha ibyo akora, akenera ko abantu bamenya ibintu akora. Urabyumva? Maze reka nkubaze Yago. Bawitonze nayo. Si uvuze ngo za Sony Music zikora production y'iki no gusa na promotion? Promotion, yes. None kuki mwebwe abahanzi b'Abanyarwanda batabikora? Bayitonze. Chris Brown ari talented, kuki batavuze ngo umuziki we nguzijya? Hari statement ngiye bavuze nashaka ntarimo kwemera, ivuga ngo ibintu byiza ngo birijyana. Reka talent irisunika kabisa. Bayitonze mubwire. Niba talent yisunika, wowe Chita, tubwira abantu batatu wa promotinze bari talented, tubwire n'abantu batatu wa promotinze wacije kuri channel kandi bakamamara kandi batari bari talented, kandi uraza gusanga babandi batari bari talented aribo bamamaye cyane kurusha babandi bari talented. Chita, system has changed, aho ibintu wakoresheje ijambo igiporoporo
ari byo byadominye kubera bya bindi wavuze bya kwishyura ishyura ukishyura bakabwira ngo okay hype this system yagiye ihinduka muyibona hari abantu mwapromotinze hari abanzi mwapromotinze abakoraga amakava abakomediye nyine mu promoting ibyo bintu abahanzi babeza mwanga kuba promotinga. So ikintu ndimo kubwira ni niyo waba ufite talent imeze gute hatabayo promotion ntabwo abantu bamenye ibintu byawe bro. Ibyo bintu ugomba kubimenya. Indirimbo yitwa Slowly ya Meddy kugira ngo uyu munsi bifite miliyoni 120 hari link yabayeho umuntu yitwa member wa Recording Academy ni umumember w'ama streaming companies online. Indirimbo nimujya kureba abantu barebye indirimbo benshi n'abantu muri Brazil. Ushobora kwibaza indirimbo yitwa Slowly yageze muri Brazil gute? Ibyo byose ni promotion bro, ni promotion. Nyine icyo nakubwiye Yago, banza untege amatwi. Wowe uri muritiranya ibintu. Nakubwiye nti promotion wiyitirira media as abanyamakuru. Promotion ntabwo ari abanyamakuru. Uyu munsi dukeneye imbuga nkoranyambaga. Urumva? Ndetse imbuga nkoranyambaga zose zikoreshwa n'abanyamakuru. Wowe bavuze ijambo abanyamakuru. Kubera urimo kunsaba kugaruka mu Rwanda. Urimo kunsaba kugaruka mu Rwanda kubera ko ngo hari vibe yabuze. Iyo mu bintu wa mentionings harimo promotion. Wowe mu bintu wa mentionings harimo promotion. Kandi promotion ntabwo nigeze nyihakana, ariko promotion ntabwo bisobanuye abanyamakuru. Ko Sabari i Kigali, ko Irene ari i Kigali, ko Mandi bari i Kigali, ko hari n'aba-YouTubers bashyashya abo bahanzi kuki nyine mutabapromotera mu zuruguriro no mukorane nabo mwubaka ikintu biraterwa n'iki? Mostly wenda reka mbanze gusobanurira n'abantu bari hano babimenye. Hanjye muri entertainment nkora like 80% focused kuri cinema industry niyo ndi focused on. Iyo nuyimbaza nabonye promotingamo nababonana n'abakuru niyo mbamo pe. Ibya music simbibamo cyane ariko ntibigutuma ntabigiraho ubumenyi. Promotion irakenewe ariko dufite ikibazo cyuko abahanzi ba hano mu Rwanda ntabwo baza agaciro ka promotion. Usanga n'abakazi batajya bayikoramo investment. Cyase investment umuhanzi akaba ashobora kujya gukora promotion nko muri Kenya cyangwa Tanzania. Ntabwo kutakamenya ni ukubura uko bagira Chita. Ntabwo ari ukubura uko bagira. Suko mbibona. Chita system ni imwe. Chita dufite amafaranga koko urubyiruko rufite amafaranga rukanga gushora mu uzi ukuntu abajene bakunda umuziki. Chita uzi ukuntu abo bana bakunda umuziki uzi abo ba upcoming artists uzi urukundo we bakunda umuziki uza amajoro barara muri studio akagenda karara kundirimbo imwe uzi urwo rukundo akarikodinga indirimbo imwe nayo igasohoka ikaba flop akongera agasura muri studio urukundo uzi izo mbaraga bakoresha abana. Nene si umuhanzi uri talent dakoze indirimbo ikaba flop ikosa riba ari iryande. Urakoze ya promotion nakubwiye nta muntu turimo kubara ikosa. Reka tureke kubara ikosa nyine wowe ikibazo iyo promotion wowe ikibazo promotion uri muri cinema ibibazo by'abahanzi bizi gute ibibazo by'abahanzi ngiye ngomba kubimenya ko none se reka nkubaze Yago ko ngewe nawe tuba muri entertainment sibyo? Ushaka kumbwira ko ubumenyi kuri football ufite yabiye hano mu Rwanda cyangwa niyo hanze bugusaba kuba uri umunyamakuru wa sport? Wowe ibyo uzi kuri showbiz Chita, ibyo uzi kuri showbiz ni byinshi biragutse. Urimo uratanga ibitekerezo byagutse byumvikana ko uzi ibintu biberamo aho hantu. So wabimenye umva nkubwire basi kugira ngo none se Yago urimo uravuga ngo abahanzi wavuze ko harimo uburyarya n'udutsiko n'udukundi n'ibiki. Ibyo bintu wavuze nta muntu n'umwe utabizi. Hanyuma kugira ngo wenda tunagane wewe wumva hakorwa iki basi ubu turi ngewe ni rukundo. Reka nkwereke sibyo, reka tugire aho duhuriza mu byo nemera wavuze ariko wenda utagiye wumva nyine nkuko nanjye nabivugaga. Talent ntabwo yihagije sibyo? Yego. Aho ibintu bigeze ntabwo hacuruza talent. Ariyo mpamvu uzasanga nyine a comedian ukora music y'intuze y'amakava n'icyo usanga ari popular anakunzwe anakora n'ibintu byiza kurusha babandi twita ngo bafite talents.
harimo ikibazo cy'amafaranga, harimo ikibazo cy'ubushobozi. So promotion irakenewe, iranashoboka, iranakwiye, ariko ugomba kumenya yuko abantu bamanaginga abahanzi bo mu Rwanda, abantu bahagarariye abahanzi bo mu Rwanda ku kigero cyo hejuru, pourcentage nini, ntabwo bafite ubumenyi bw'umuziki nk'ubucuruzi. Erega ubumenyi bw'umuziki nk'ubucuruzi tuvuga ntabwo ari ibinge nawe turi kuganira hano kuri live, ni ugucuruza umuziki, bibe ku ruhando rw'mpuzamahanga rwa digital platforms. Ntabwo njye uzambwira uburyo umuhanzi amanagingwa n'umuntu ngo nuko amaze igihe muri game. Kuba umaze igihe muri game ntabwo bisobanuye ko ufite ubumenyi bw'ubucuruzi bw'umuziki. Music business internationally ntabwo ari ibintu bishingiye ku marangamutima. Hanjye guha miliyoni 500 ntabwo namanaginga nabi, bakora umuziki nabi, bakora management yabo nabi, ndagira ngo numve nyine kugira ngo abahanzi bo mu Rwanda no kuvuga ukuntu nuko bikorwa nabi ibihagaze. Ikibazo njye sinkireba muri promotion, ikibazo ndakireba muri beginning. Chita no kuvuga ukuntu bimeze promotion, yenda wewe kuri side yawe yakubaje nyine kuri promotion, nyine uburyo nyine ushobora gusa kuba nyine ushobora kuba wa supportinga nyine abahanzi bakora music. Umubwira yuko yenda wowe kuri side ya filime ariho nyine uherereye, abo aramutse kubaje nyine kuri side yabo ufasha muri filime ushobora kuberekana. Ariko abanyamakuru bamwe na bamwe ngo abona umuhanzi uri upcoming, akabona ntago nyine akora indirimbo nyine za danje, yareba ko bati ni mu ikiganiro nta views n'ijana ziragira, nta n'ibihumbi 10 nta n'ibihumbi 50 yamaye, akaraga bati ni muhereza ikiganiro izo views niziboneke ngo ncuruze, nta n'ikintu yamaye, ikiganiro cye biraza kurangira ngize ute ngisibye, bikaza kurangira nyine wa muhanzi wakoze ya ndirimbo abyimenya na nyine akayumvana na famiye ye, nta promotion ashobora kubona kuri YouTube. Ngewe ibyo ngibyo yagorega avuze sinigeze mpakana ko atari ko bimeze, ariko nanone ngewe icyo nsorejeho wenda kandi umuntu agikwiye gukosoka. Niba koko dushaka gukora ibi kintu cyitwa umuziki nk'ubucuruzi burambye, nitubikore dushingiye nuko ahandi bikorwa cyangwa se ndabikorwe ku rwego mpuzamahanga. Sizi niba ujya wumva uyu mutipe Yagomana ajya aririmba mu ndimi zitandukanye n'icyongereza, sibyo? Mbese ananiwe kuririmba mu kinyarwanda gusa. Iyi style y'ama digital platforms uzarebe nk'imiziki y'ibiriho mane, ni ukubera yuko arashaka kujya ku ruhando mpuzamahanga kugira ngo bicuruze bibe monetize bizana amafaranga. Ntujya ubona se nyine hano yago yari gukora umuziki kugira ngo yenda n'uwo muziki niba akora mu ndimi zigiye zitandukanye, abakeneye n'abantu ku ruhande batavuga ikinyarwanda bakumva nyine urundi rurimi rutari ikinyarwanda. Nyine ngewe icyo ndi kubabwira abahanzi nushake urebe, ariyo mpamvu buri umutipe witwa producer Ishimwe Clement ari umuntu udasanzwe muri ibintu by'umuziki. Ni umuntu bimazemo imyaka irenga 20 ariko umunsi ku munsi ariga mane, kandi iyo umurebye ubona ko ari top, afite abahanzi bari top, nawe ubwe ni wa danje urumva. Ariko uzarebe nk'uburyo wenda yakoraga kera cyane uko akora uyu munsi, usanga byarahindutse, ariga, hari ibintu nyine byiyongera muri career ye, ariko nanone yazamuka atazamuka, sibyo? N'abandi bagenda baba badanje bagira gute. Dufite ikibazo cy'ubumenyi bw'ubucuruzi, ubumenyi bw'impano turabufite, promotion irashoboka, niba iby'ubukene bavuga mu bahanzi byakemuka, ariko se byakemukira muri promotion? Ikibazo kiri muri beginning. Uyu munsi dufite abantu benshi bashuka abahanzi bagakora indirimbo zihenze, ugasanga umuntu aciye umuhanzi miliyoni 3 za promotion, ariko promotion akayishoramo tike bazakoresha gusa. Man, ibi bintu Yago bavuga abahanzi benshi impamvu batinya kubivuga ntabwo ari uko bitari ukuri, ahubwo dufite cya kintu cyo kuvuga ngo umuntu ariteranya. Niyo mpamvu uzasanga umuhanzi runaka yakoze ibintu agaseba kubera management ye, hanyuma bikarangira management nta cyashigize, icyasha kikajya ku muhanzi wenyine. Nibyo Yago arimo aravuga ati ni gute abahanzi babiri bitwa ko bakomeye mu gihugu kuri Saint Valentin bataririmbiye mu Rwanda bose bari bagiye. Nese ubwo bari guteza imbere umuziki nyarwanda. Nabyo ni ikibazo kabisa. Kandi ngo mufite umuziki urimo gutwika. Ikindi gihugu kikaba abahanzi bakomeye kweri, ubuse nta banyarwanda dufite bakundana, nta banyarwanda dufite bizihiza. Nta gitaramo twari dufite cya Saint Valentin kindi pe. Ariko icya Ivan Muziki cyabero 13
ariko nyine kuri Saint Valentin babaye bwaki. kuri uwo munsi nta gitaramo na kimwe cyabaye cy'abahanzi bo mu Rwanda. Ariko Marina yari agifite, ariko Muri Marina club yari agifite, ni muri club yari agifite, yagiye guserebura niba ari impeta bari bamwambitse ya yindi bamwambitse. reka nkubwire bino u Rwanda rurimo ruratera imbere mu bintu byose, ntabwo tuba dukwiye kubaho nta gitaramo kizwi dufite, kuko hano Uganda nk'uko habayeho promotion y'ibitaramo by'abo bagabo bari baje gukubitira hano kandi bavuye mu Rwanda, ni nako byakagombye kubaho ngo hakorwa promotion y'ibitaramo, kubera ko umusaza yatwubakiye ibikorwa remezo. Uyu munsi nta excuse dufite uretse nyine kuba ubukene bumeze nabi mu rubyiruko, kugira ngo ubone wenda ihema cyangwa ahantu wakorera bigoye, ariko njyewe narabibonye ndavuga oh my god, none se bimeze gute? Kuko mwibuke rega u Rwanda rugezweho mu bintu byose. Iriya Visit Rwanda mamona ku mipira ntabwo mwe muzi ahantu iri ahantu kure sana, ku buryo ibintu byose yarabitwaye. Iriya Visit Rwanda gutwara ibintu byose byo mu Rwanda. So n'umuziki rero barimo barawumva. Uyu munsi Uganda ushobora gusanga barimo kumva imiziki y'abanyarwanda mu tubari kabisa, ugasanga abantu bari aho ngo si abanyarwanda, ariko ugasanga barimo barakina imiziki y'abanyarwanda. Ni nayo mpamvu ngiye rero nabonye ubumwe nashakaga, ngaho ndimo ndahuza umuhanzi uyu n'uyu bagakora collabo ikaba hiti, ndimo ndahuza uyu n'uyu bagakora ibintu bikaba hiti, hanyuma igihe kiragera mbona ba bantu nafashaga ahubwo nibo bashaka kunyica amayenkada twagana fosharuka. Nahise mvuga ati nigiriye Kampala yago muri ibyo ngibyo kabisa, uze turagukumbuye wana. Jewe ntabwo bro, uzaze byibora wahinduye bora ukuntu ugomba kujya ukora. Oya Rukundo, tegereza bino bibora azabitegure, azabona biri ngombwa, azabyitekereze ku giti cye. kubera ko ajya no kugenda abenshi bavuze yuko ari kubeshya, so tegereza rero ubwe abitegure kandi abijyanishe n'ubucuruzi, kuko rega iyo dukura gutya umuntu aba agomba gutera imbere agakora no ku mafaranga, kubaka n'ahazaza he. Rero iyo mu gihe ibintu uri kubaka abantu bashaka uko byubaka bitandukanye n'uko bishaka, ibyiza nuko wabanza ugakora ibyo uko ubishaka kandi ubona bishoboka, noneho n'ibyo ngibyo dushaka ngo azagaruke nabyo akazabikora. Erega byose ni uburenganzira bwe, yanabishatse n'ejo mu gitondo yahita aza, ni kure se, ariko nanone ntabwo yakorera muri kondisiyo atashobora. Amara yago azadutungura. Agakora iki? Tukamubona hano yaje. Ibyo ntabwo ari igitangaza, ibyo ntabwo ari igitangaza. Njyewe numva, njye namubwiye ko bikwiye, ariko warakubwira ati hari ibintu nshaka ko bizabanza gukosoka kugira ngo nzi. ese ubundi cita sinakorera ahangaha ibikorwa byanjye abanyarwanda bagakomeza bakabikurikira, we urabyo ntibyakunda. Nabyo byakunda man. None se abahanzi nka ba Kitoko ntibagiye bakorera mu Bwongereza n'ahandi hose, ntibagiye baza nka nyuma y'imyaka 7? Yamana rero rwose abanyarwanda bajye babyumva ko nta bidasanzwe rega, umuntu yakorera n'ahandi kandi ubuzima bugakomeza. Biragoye kubyumvisha abantu. Bagomba ariko kubyumva, bagomba kubyumva. Njye numva yuko niba abantu bagukunda koko, nubwo waba uri i Burayi, nubwo waba uri mu Bushinwa, abantu bagukunda n'ubu. Niba bagukunda bya nyabyo ntabwo byasaba ngo uri mu Rwanda gusa. None musigaye mudukundisha ibintu bidafite umwimerere kubera kubishyura. Mamita wagwana saa 9 zirageze za Uganda, ngiye kuryamana naniwe sana. Shita wakoze ku bitekerezo byawe, buriya nzabitekerezo. Rukundo Empire wakoze ku bitekerezo byawe. Young Kevin uzamunsuriza umuguru Tiago aragusuza sana, kandi Imana ishimwe ko byaciye mukaburi Dubai, uretse ko buragucamo nagaruka kujya. Imana izamugirire neza, hakura ubuzima bwiza, kuko biriya bihugu nabyo ni ibindi. Imahanga harahanda bro, imahanga harahanda. Iyo umuntu wese yagiye imahanga mugomba kumwifuriza ibyiza. Ngewe ahubwo yago uri kumwe n'aba muhungu w'Inyabihu. Okay, turimo turagana ku musozo, twe dufite
abantu 60 babanye natwe bakomeje kubana natwe kabisa. Hanyuma 70,000 na bingahe by'abantu batapinze screen, munyemerere twiragize Imana mu kanya, hanyuma bashimire cyane, nshimire Cheetah Magic, nshimire Rukundo Empire n'abantu mwese mwabanye natwe hano. Imana ibahe umugisha utagabanyije. Hanyuma Cheetah, ibyo uvuga ndakumva, ariko niba njyewe ndumva ukuntu nahavuye bimeze, ahubwo ndumva byararushijeho kuba bibi cyane. njyewe nakugira inama igira iti Hari indirimbo nakoze yitwa Iyakaremye, izasohoka kuri alubumu, ariko ibyo bintu nabirimbye mu by'urukundo rwakonje mu bantu bro, urukundo rwarakonje mu bantu. njyewe nakomeje kukubwira ngo genda bitegure nkawe wigendera muri ibi. Nibyo nakubwiye nti usanga abantu bavuga ngo bakunda umwinfluencer, baramukunda, yaba yamaze gutabwa muri yombi bati twari twarabibonye, ati n'ubundi ahubwo bari baratinze, ati ubundi izi nzego zibahe. Abantu benshi hano kuri za comments barashukana cyane, ntukajye wizera inama zo muri comments. Tegura ibintu byawe. ahubwo Cheetah, ikintu gihari, baza bakagushimagiza muri komenti, uko bagushimagiza ngo urarenze, ugakomereza ukagira ngo urarenze koko, nyine bikagenda gutyo, bagutamo bakavuga ati mwe mwaratinze. Cheetah, njyewe ikintu nabwira Yego agenda bitegure, kuko niba koko tuvuga ko nka industry twahombye, we yarahombye kuturusha. Cheetah, na industry rega nibituvuga ngo industry yarahombye, se abahanzi yahaye amafaranga sibo bagiye bayihakana bavuga ngo ubundi wayampaganya gusabye. Cheetah, hari garanti yuko dufite bitazongera. So icy'ingenzi ni uko turi bazima, icy'ingenzi ni uko abatera imbere bagomba gutera imbere, abapfa bagapfa, n'abakomeza kubaho bakabaho, sibyo? Burya umuntu akiri muzima ibintu byose biba bishobora guhinduka, bakiri ibyiringiro kuko hashobora kuboneka amateka mashya. Ariko nanone burya niba umwuka duhumeka udatangwa n'abantu, ntabwo tuba dukwiye kwiheba ko bitazakunda, kuko hari abo byakunze twabonaga bidashoboka, ariko hari n'abagiye down, ubuzima bwanze tutabonaga ko byaba. So nicyo njyewe navuga tu. Cheetah, Yo, urakoze cyane, ariko reka ngufashe ubu koko. Urumva nakwifata nkagaruka ntabipanze? Ewan, iyo nama yawe na mbere y'uko uyimpa kabisa nabyigiriyemo inama. Ewan, bitegure. Ewan, umwaka maze tu ubu wibwira ko nta wapi. Ntabwo ari ibintu rero rwose, humura rwose. Umwaka maze mvuye i Kigali, ahantu nakoreye, ahantu nakunze, ahantu nabaye, ahantu namamariye, ahantu kuba narahavuye hari ikiguzi cyabyo. Rero ntabwo ikiguzi cyabyo ari ikiguzi cyoroheje. Nta muntu ngenda ndimo gukangana n'icyo, ariko ntabwo nagaruka ibintu bitaratungana, abantu batarashyira hamwe. Nk'uko wambwiye uti niba ari icyo utegereje uzarinda upfa utakibonye, ariko njye nizera Imana. Imana ihindura imitima. Abo bajene bose baba bafite imitima ikakaye, buri Imana ifite ubushobozi bwo kuba gutyo, ubundi ibintu bikajya ku murongo bigakorwa. Rero njyewe rwose ntago ndi umuntu wo kuvuga ngo uzabitegure, ngo uzabitekerezeho. Narababaye Cheetah, narababaye cyane ku buryo hari amasomo mashyashya nize, kandi ntabwo ayo masomo azaba imfabusa. cyagiye wari urimo urambwira ngo nkugire inama, nahise numva untunguye cyane, kubera ko uburyo igihe umaze warafashe iki cyemezo man, uramutse uhuje n'uburibwe wagize n'uburyo byakugoye. Hano kuri live, kuri live njye mba numva nta kugira inama pe. Hano kuri live abantu bajya mu by'amarangamutima, ugasanga umuntu avuze ibitamuri ku mutima. nagira ngo numve ibyo uvuga, ariko ku bijyanye no kugaruka kwanjye nta muntu n'umwe nsaba inama. Nibyo nakubwiye, nese ugenda bwo warayidusabye. Rero abajene batuze kabisa, igihe kizagera nyine umuntu. Ahubwo njyewe icyo nakubwira, shyiramo imbaraga mu byo ukora,
ntucike intege, ubikore nk'uko ubona bikwiye gukorwa, aho bikeneye ukolaboratinge n'abandi, ariko njye ndabizi ko utazacika intege, biranagoye ahubwo. wabasubirije Ewana, ndimo ndabona ba Mamita, ndimo ndabona ba Bwiza Mr Pop, ndimo ndabona ba Mitima, ba Don. Ewana, reka bashimire cyane Brandon, I see you man. Reka mbashimire Urukundo Empire, reka ngushimire cyane Chitra, wakoze sana. Imana ibamere umugisha, Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, umugisha umuntu wese wageze kuri no live, umugisha umuntu wese wageze kuri pano, mu izina rya Yesu. Hari byinshi twavugiye aha, ibitaguhesheje icyubahiro utubabarire, turinde abagiye kuryama, turinde abagiye kujya mu kazi, barinde mu izina rya Yesu. Buri muntu wese wageze hano, umuntu wabanye natwe kuva tugitangira kugeza dusoje iyi live, umuhe umugisha kandi umugirire neza. Bose wongera guhura tuzashima izina ryawe. Wakoze kutugira neza, wakoze kuturinda, habwa icyubahiro mwami, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye twizeye, amen.